Ndagusuhuje wowe ukomeje gukurikira Ibanga Official. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amahame 10 yagufasha kugera ku ntsinzi. Nk'uko bisanzwe, ikiremwa muntu duhora twumva ko ubuzima bwacu ari ingenzi, kuba twigenga cyangwa se kubaho twumva ko hari byinshi twagezeho kubera imbaraga twakoresheje. Hari abahitamo kwikorera cyangwa se hari n'abahitamo gukorera abandi. Yewe hari nawe ujya kumva arakubwiye ati yewe ndambiwe gukorera abandi, ndumva nshaka kwikorera. Ese nawe waba wibaza icyatuma ubigeraho ukabasha kugera ku ntsinzi? Niba nawe ufite icyo gitekerezo, ndakurarikira gutega amatwi ikiganiro. Nk'uko bisanzwe mugiye kubana nanjye Bayizere Colette. Nk'uko twabivuze haruguru, iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amahame 10 byagufasha kugera ku ntsinzi. Ibanga rya mbere: kugira ibyifuzo byiza ku buzima bwawe. Buriya iyo wabashije kwifuriza ibyiza biragufasha, yewe ukanakora cyane kugira ngo ugere kuri bya byifuzo byawe. Ihame rya kabiri: kugira intego zumvikana cyangwa se intego zifatika. Ubuzima budafite intego ntaho bwatuma ugana. Ikindi kandi, intego zose wagira ariko zidafatika cyangwa se zitumvikana, nazo ntaho zakugeza. Bityo rero, niba wifuza kugera ku ntsinzi, biragusaba gushyiraho intego zifatika kandi ugakora cyane kugira ngo uzagere kuri za ntego zawe. Ihame rya gatatu: kwigirira icyizere. Ubuzima bwawe utigiriye icyizere biragoye ko hari aho wagera cyangwa se ko watera imbere. Ikindi kandi, utabashije kwigirira icyizere nta n'uwakikugirira. Rero kugira ngo ugere ku ntsinzi biragusaba kwigirira icyizere mbere y'uko abandi bose bakikugirira. Ihame rya kane: kwikunda. Aha biragendana no kwiyubaha. Buriya umuntu wiyubaha cyangwa se wikunda aba afite amahirwe menshi yo kugera ku ntsinzi, kuko ntaterwa ipfunwe n'uko yaremwe cyangwa se uko yisanze. Buriya umuntu wiyubaha amenya kugenzura ibyo avuga, abo abibwira ndetse n'igihe abibabwiramo. Umuntu uteye gutyo biramworohera kugera ku ntsinzi. Ihame rya gatanu: gukorera hamwe. Nubwo wakora bingana iki, ariko gutera imbere kwawe ni abantu. Kugira ngo ugire aho uva n'aho ugera, uzakenera abantu bagufasha, haba mu buryo bw'inama, ibitekerezo, yewe no mu bindi bifatika. Rero niba wumva ushaka cyangwa se niba wumva wifuza kugera ku ntsinzi, biragusaba gukorana n'abantu, mbese ugakorana n'abandi. Ihame rya gatandatu: kugenzura amarangamutima yawe. Amarangamutima ni ikintu gikomeye, ku buryo utayagenzuye neza yakugeza aho utabasha kwikura. Rero uburyo bwiza bwagufasha kugera ku ntsinzi ni ukugenzura amarangamutima yawe, mbese ukagenzura ibyo uvuga, ukamenya ngo iyo nababaye cyangwa se iyo nishimye nitwara nte, cyangwa se abandi bambona gute, bamfata bate. Ihame rya karindwi: kumenya guhitamo icyo ukeneye. Kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi, biragufasha kumenya icyo ukeneye kurenza ibindi byose mu buzima bwawe. Buri wese mu buzima bwe aba afite intego, yewe hari n'ubwo afite n'intego nyinshi. Icyo gihe bikamugora guhita, ugasanga za ntego zose wari ufite, bitewe n'uko utabashije guhitamo izikwiriye, zose zipfuye ubusa. Rero kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi, biragusaba guhitamo icyo ukeneye kurenza ibindi byose. Kwigira ku byatumye utsindwa. Ibyo wakora byose, menya ko haba kunguka cyangwa se guhomba. Ikindi kandi, mu byo wakora byose ntabwo wabura abacantege, yewe ntiwabura n'ibigusubiza inyuma. Bityo rero, utabashije kwakira igihombo kandi ngo kigire nicyo kigusigira, ntaho wagera. Kuko iyo umenye ibyatumye utsindwa cyangwa se ibyatumye bitagenda neza, bigufasha gukomeza ndetse no kuzagira ibyo ukosora ubutaha. Ihame rya 9: kudacika intege.
Umuntu wifuza kugera ku ntsinzi ntakangwa n'uko hari abacantege cyangwa se ibimusubiza inyuma. Aharanira kujya mbere kandi agakora cyane. Mbese uko byakagenda kose nta kimuca intege, kuko yumva ko gutsinda ndetse no gutsindwa bibaho mu buzima. Rero nawe niba wifuza kugera ku ntsinzi, shikama, ntucike intege, ntugahangayikishwe n'ibisitaza. Ihame rya 10 ari naryo rya nyuma: menya gushyira ku munzani igihe n'amafaranga. Hari abantu bibagirwa yuko amafaranga waba ufite cyangwa se ubutunzi bwose waba ufite ntacyo bwakumarira mu gihe wabuze umwanya wo kuruhuka. Aha ngaha icyo nshaka kukubwira ni ukumenya umwanya wo gukora ndetse n'igihe cyo kuruhuka. Sinzi niba waba utarigeze kumva abantu bagiye bahitanwa n'umunaniro ukabije. Ni byiza kugera ku ntsinzi, ariko ukibuka ko n'umwanya wo kuruhuka ukeneye mu buzima. Ni ngombwa kugira amahame agenga ubuzima bwawe, yaba ayo wishyiriyeho, ayo wasomye cyangwa se ayo wumvise. Kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi mu buzima, ni byiza ko ugira umurongo ngenderwaho cyangwa se amahame ugenderaho, kuko iyo utabashije kwishyiriraho amahame yawe ushiduka wagendeye ku y'abandi bishyiriyeho. Uramutse wifuza kumenya byimbitse amahame yagufasha kugera ku ntsinzi, watega amatwi iki kiganiro cyangwa ugasoma ibitabo bya Napoleon Hill. Cyane cyane wasoma igitabo yise Think and Grow Rich, yanditse mu mwaka w'1937, cyangwa se ugasoma igitabo cye yise The Law of Success, yanditse mu mwaka w'1925. Ndagushimiye wowe wahisemo kubana natwe, ukadukurikira, ukadutega amatwi. Niba hari igitekerezo waduha cyangwa se inyunganizi, cyangwa se nimba hari icyo wifuza ko twazaganira mu kiganiro kizakurikira iki, wakinyuza muri komenti. Ndagushimiye.